Imana ikomeze guha umugisha wowe washimye ko twigana ikinyarwanda kandi ukaba waramaze gukanda subscribe, like ndetse na share. Nawe utekereza gukanda subscribe na share, kanda na like. Imana ikomeze guha umugisha. Iyo washimye ko twigana ikinyarwanda uyu munsi, isomo ry'uyu munsi higamo izina, ishoza y'izina cyangwa se igisobanuro cy'izina, amagambo make izina muri rusange. Mu kinyarwanda habamo amagambo menshi, n'ayo magambo menshi harimo ayitwa amazina. Ushobora kwibaza ngo izina ni iki mbere na mbere? Izina ni ijambo cyangwa ikoraniro ry'amagambo rivuga umuntu, ikintu cyangwa inyamaswa kugira ngo bitandukane n'ibindi. Urumva kuko kubera ko ku isi hari ibintu byinshi kandi bikeneye gutandukanywa, umuntu yararebye abona agomba kubyita amazina, amazina yo kubitandukanya kugira ngo navuga iki wowe utumva kiriya, ahubwo wumve icyo avuze. Arangije abyita amazina. Hano tumaze kubona ko izina ryise ni ijambo nk'uko twabyumvishe, ijambo risanzwe, ijambo cyangwa ikoraniro ry'amagambo. Bivuze ngo umuntu ashobora kugira izina rigizwe n'ijambo rimwe, undi akagira izina rigizwe n'amagambo abiri, ariko byose byitwa izina. Izina rero ni ijambo cyangwa ikoraniro ry'amagambo bivuga umuntu, ikintu cyangwa inyamaswa kugira ngo bitandukane n'ibindi. Ingero twavuga ingero z'amazina: abana, igiti, inkoko, impanga, abakobwa, abahungu, ikiganiro, intwari, radiyo n'ayandi wagenda ubona. Kuko kuri iyi si hariho amazina menshi, nk'uko tubizi ikintu cyose gifite izina. Ubwo ugiye kuvuga amazina yose abaho wavuga ukuzuza amakaye. Niyo mpamvu twabitanze amazina makeya, ariko amazina abereyeho gutandukanya ibintu byinshi. Nubwo ari byinshi ariko bifite amazina yo kubitandukanya ku buryo iyo umuntu avuze wumva icyo avuze, ntiwumve kiriya kandi atari cyo avuze. Mu mazina rero habamo amazina atandukanye. Nk'uko tubizi ku isi buri kintu kigiye gifite izina kandi akaba ari ibintu bitandukanye. Bivuze ngo aho n'amazina y'ubwoko butandukanye. Bakwibaza ngo ubwoko bw'amazina abaho ni ubuhe? Hari amazina y'abantu, kuko ni amazina yitwa abantu. Umuntu iyo avutse bamwita izina rikamutandukanya n'abandi bavukana, rikamutandukanya n'abandi bo muri sosiyete, gutyo gutyo. Wenda hashobora kubaho ugasanga uhuza izina n'undi muntu runaka, ariko iyo muhuriye mu gikorwa kimwe cyangwa se mugahurira ahantu hamwe, nabyo bagira ukundi kuntu babitandukanya. Mushobora guhuza amazina ariko ntimwahuza amazina y'ababyeyi banyu, mwahuza wenda amazina y'agace muturukamo. Bashobora kuvuga izina ryawe bakongeraho agace uturukamo kugira ngo gutandukane na mugenzi wawe. Bashobora kuvuga izina ryawe bakongeraho kugira ngo gutandukane na mugenzi wawe. Urumva ko byagenda kose izina birangira ribaye izina, umuntu akagira izina rye n'ibindi n'ibindi. Amazina y'abantu twavuga umusaza. Umusaza ni izina ry'umuntu. Iyo uvuga umusaza wumva umusaza, ntabwo wumva umwana, ntiwumva umukecuru, ntiwumva umugore. Irindi zina Kampire. Kampire ni izina ry'umuntu. Ntiwumva Mugabo, ntiwumva Buregeya. Izina Kampire rihita rimutandukanya n'abandi bikamugira wihariye. Dukomeje n'amazina y'abantu, harimo umuyobozi. Umuyobozi ni umuntu. Umuyobozi turumva ko atandukanye n'umuhinzi. Iryo zina bamuhaye umuyobozi rikamutandukanya
n'umworozi, izina umuhinzi bamuhaye rikamutandukanya n'umucuranzi n'umudozi n'ibindi n'andi mazina y'abantu bitewe n'umwuga bagenda bakora. Umukinnyi ibyo yaba akina byose ariko ni umukinnyi, izina ry'umukinnyi rituma tumutandukanya n'abandi. Nimba ari umukinnyi ushobora kumutandukanya n'umutoza kuko bafite amazina atandukanye, ushobora kumutandukanya n'umuyobozi we kuko bafite amazina atandukanye, andi mazina menshi y'abantu abantu bagenda biga. Tubonye umukinnyi, tubona umuyobozi, tubona kampire, tubona umusaza, tubona mugabo n'ayandi. Hari amazina y'inyamaswa, turabizi neza ko ku isi dutuyeho hariho inyamaswa nyinshi. Izi nyamaswa rero ntazo twavuga ngo zose ni inyamaswa, aho bigera ukavuga uti inyamaswa runaka buriya yihariye, kugira ngo uyimenye uyibwire umuntu iyo wabonye ayimenye utiriwe kumusobanurira ngo isa n'igikara, ifite amahembe maremare, ifite amahembe magufi, ngo nta mahembe igira, ifite amaguru maremare, igira ite, wifashisha izina barihaye. Wavuga intare, wavuga inka, wavuga ingurube, wavuga imbogo, wavuga impyisi, wavuga ihene, intama, imvubu, yose ni amazina twita inyamaswa kugira ngo tuzitandukanye n'izindi nyamaswa. Urumva ko izo nyamaswa nazo zigira nyine amazina azitandukanya n'izindi kugira ngo tubashe kuzimenya. Hakaba noneho n'amazina y'ibintu. Iyo bavuze ibintu wumva ikintu kiri ubuzima nyine n'ibintu. Ushobora kuvuga umusozi, ushobora kuvuga muhabura, ushobora kuvuga ikirunga, ushobora kuvuga Mount Kigali, ushobora kuvuga Mount Kenya, Mount Everest n'ayandi mazina agenda yitwa ibintu nk'amabuye, urutare, umurima, amashuri, amavuriro, ikibuga, yose ni amazina y'ibintu. Ubwo nk'uko twabibonye dutangira, izina ariko ari ijambo cyangwa ikoraniro ry'amagambo rivuga umuntu, ikintu cyangwa inyamaswa kugira ngo bitandukane n'ibindi bintu. Gusa ko harimo amazina y'abantu, amazina y'ibintu, amazina y'inyamaswa. Nk'uko twabyumvise mu nshoza y'izina, twabonye ko ari ijambo cyangwa ikoraniro ry'amagambo. Ushobora kwibaza ngo ese ko nta koraniro ry'amagambo numvishemo, ariko kuvuga umurima w'amashaza, ukavuga umusozi wa Kigali, umusozi wa Everest, ikirunga cya Karisimbi n'ayandi mazina agiye agizwe n'amagambo abiri. Urumva ko uko byagenda kose bizamo hahandi. Nkaba ngushimira wowe warebye ino video ukageza ku musozo. Uretse ko ukora share, ukora subscribe, ukandika comment, igitekerezo cyawe niba icyo ubona wifuza ko twazongeramo ubutaha, twazavugaho aho udasobanukiwe neza kugira ngo turusheho kuguha ibintu byiza. Ushobora no gukanda like, ukunda video, subscribe, sharinga ku bandi kugira ngo nabo bamenye ibyo wabonye, bityo tugende turushaho kujijuka no kumenya